ubundi hari ibintu bishobora gutuma umuntu arwara depression. Nicyo naringarutseho nyine kubera ko nabaje umuntu arambwira ni ibintu bigeze nko kuri bitatu. Urukundo rushobora gutuma urwara depression, imitungo ushobora gutuma urwara depression. Oya ntago nge ndwaye depression, gusa nyine hari ibintu byinshi nagiye nzinukwa cyangwa se nagiye ndeka kubera ibintu bimwe na bimwe. Nk'urugero mu buzima nge kwizera ikintu bita urukundo kuri nge bisa nkaho byamvuyemo kubera ko inshuro nyinshi abantu turakunda, bura nta muntu utagira urukundo raje, ndabyumva bazakubeshya, ariko ahubwo ikosa riba rimwe iyo urukundo urugize ukarugirira umuntu we ntakwereke rwa rukundo wamugiriye. Nigeze niga ku ishuri ahantu nigaga nkundana n'umukobwa, umukobwa dukundana twigana, uruzi nyine twigana muri class imwe. Ubuse ibyo bintu birashoboka? Yego, bibaho ngo tunicarana cyangwa inka rero. Nakora aho hantu naho isomo nahakuye nuko naje kwakura isomo ryuko bakunda ukize. Sinzi niba ariko bajya babivuga, ako ndabyibuka uwo n'uwa mbere, ndakubwira n'uwa kabiri. Reka manze nkuririmbire. Reka manze nkuririmbire kuko ngende ndumva nangaye. Erega wikabya. Yes, twongeye kubasuhuza mwe mutahwema kutwereka ko mudukurikiye 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Ni channel yacu, channel yanyu Juste Talks. Aka kanya rero mwenye warahibereye. Arambaza iki kombana yanjye se n'urumbu ndakubaza icyo wamungana. naje umunsi abantu bari barambuze. Yego, ariko nje nishimye by the way, ariko ndahari kuri channel yanyu, channel yacu, channel dukunda Juste Talks. Twamaze kuza abantu 700 arabibonye cyane. Bo ngubu rero turacyari mu rugendo rwo kuzuza 1k. Amakuru yawe se? Ndashima Imana. Umeze neza? Ndashima Imana, ameze neza cyane. Hatari ubukene buriya, hatari umutima mu bintu biba bimeze neza. Ibintu biba bimeze neza, birumvikana. Reka rero hashimwe iyo Mana yo ituma turamuka tukamera neza, ubuzima bugakomeza. Cyane kabisa. Tunihanganisha nyine bafite imiryango yabo wenda yavuye mu buzima. Ubuzima niko buri nyine, urabubona ejo bukanagenda, ariko abasigaye nyine ubuzima bwo bagomba gukomeza. Yego, warumbaje ngo nakubaza iki harya? Sinwamba urambaza iki? Yaho ari ibintu abantu abanyarwanda muranshimisha. Tekereza kuri kumpikazi wanje. Niko tumeze. Nukuvuga ngo abanyarwanda bagira umuco urengeje kuba umuco. Kuko uragera iwe bakakwakira, wagera iwe abandi bakakwakira. Murami ikaze rwose wanje mu rugo rwanje, kambwira ati ikaze kuri Juste Talks. Cyane mu byukuri ubirakariyemo se? Ntago binshimishije. Si wumva se sha? Ahubwo kuba nkubwiye ngo urakaza neza iwawe, wagakwiye kuhita uvuga ati we kadogo nyine mu gikaro kavuga ati genda uzara kantu runaka. Aho umuntu guha ikaze iwawe amaherezo nzaza munahanyirukane nicyo kibazo. Ubu se sheri wawe guha ikaze kangahe? Umusheri. Ibyo tubireke. Iyo ni nayo ngingo rero nashaka kuza kukubazaho. Nibutse abadukurikiye ngende buvuge gake mwoka byaramwe. Aha ngaha rwose dufite icyo bita umunwa, ariko uwanjye wo wapi? Reka mbabwire ikintu kimwe. Nyine hari ahantu umuntu agera akifata, ariko mani ndabatera story ndi hano kugira ngo tuganire, sibyo se? Yego rero turakwakiriye iwawe. Murakoze cyane kumpa ikazi wanje. Yego. Ngaho rero anzika mubyeyi. Yego. Twanzike rero kubijyanye n'iki. I'm here with you, then you have to ask. Okay, ndagira ngo nkubwire Juste. Yes. Hari ibintu tumaze iminsi tuganira, ndavuga ati reka tuzabizana imbere ya kamera. Hagati yande nande? Hagati yanjye nawe. Urambeshye. Okay, nta kibazo. Niba nkubeshye rwose njewe turebe ibyo ugiye kuvugira aha ngaha kutabinganirije. Reka turebe. Ubundi umeze neza? Meze neza mu buzima. Njya mvuga ko namera nabi naburaye. Yego rero ndakwakiriye iwawe. Ubwo rero njyewe ndabashimira mu kunyakira iwanjye, ariko
hagati aho nyine ibintu nshaka kutuganira ni ibintu mu buzima busanzwe, ni ibintu tunyuramo buri munsi, ni ibintu urubyiruko cyangwa se abandi bantu bagenda bacamo bucece. Hari mu gikari hari abantu buriya bagendana depression icyo ari cyo. Depression. Yes, depression. Yeah. Hari umuntu abajije amazi se depression uriterwa n'iki cyangwa se ahanini indwara ya depression imerite. Uzagahenda nagize se ibintu yambwiye nasanze ibyo bimenyetso mbifite. Ubwo urwaye PSD? Ntabwo nabyemeye ariko ibimenyetso yambwiye urwaye PSD sanze byose mbifite. Juste urwaye PSD? Bro, reka tutajya kure buriya ngiye nimba ari ikintu ngira amarangamutima ari hafi. Yego. Ari hafi cyane ku buryo kandi nanone ntabwo nshaka kwereka abantu ko ndi umunyantege nke. Still ngiye ngerageza kwifata no gukomera icyo ari cyo cyose cyambaho. Ntabwo nshaka abantu babona ko ndi umunyantege nke nubwo bwose nzigira. Ariko wari uzi ko iyo utavuga iryo jambo na Yesu ubwesha abaromani bamuhasi igiti agera hararira kabisa arabata kuri isi nta mudacika intege cyane. My God, nyine twihagararaho tugakomera ariko intege araho bigera bikanga. Naguciye mu ijambo muzika ashobora kuba atararijijwe n'igiti bamukubise ahubwo yararijijwe n'amagambo bamubwira. N'amagambo bari kumubwira. Yego niho ngira ngo duhere uhite wanzika. No, urari nk'ibintu njya ntekereza. Ubundi hari ibintu bishobora gutuma umuntu arwara depression. Nicyo naringarutseho nyine kubera ko nabaje umuntu arambwira ni ibintu bigeze nko kuri bitatu. Urukundo rushobora gutuma urwara depression, imitungo ushobora gutuma urwara depression. Wenda reka tuvuge kuri ibyo bibiri. Urukundo cyane, urukundo, imitungo. Iyo ukundana n'umuntu still hahandi nyine wimariyemo umuntu se cyangwa se nyine mufitanye urukundo mani, rwa rukundo mvuga nyine ruri deep, hahandi mwizerana buri kintu kimwe, uwo muntu yagucitse urwari indwara bita depression. Kuko uwo muntu akenshi arakugarukamo yaba ibihe mwagiranye cyangwa se izindi moment mwagiye mugirana bigatuma ya ndwara ikwataka. Indi ndwara, iyo ndwara nanone bita depression, undi muntu ifata ni umuntu wari umukire cyangwa se wari ufite ibintu shamwana nyuma akabibura. Birumvikana. Bro, depression nimbi. Ntago ndwaye depression ariko urimo kuyegera. Uko biri kose ntago nyirwaye. Ako reka mbaga story gato. Kandi wumva umuhungu yarakubaza akakubwira ngo nako akavuga ibintu ngo biranga umuntu urwaye depression. Ugasanga ngo hari ibyawe birimo. Oya, ntago nge ndwaye depression, gusa nyine hari ibintu byinshi nagiye nzinukwa cyangwa se nagiye ndeka kubera ibintu bimwe na bimwe. Nk'urugero mu buzima nge kwizera ikintu bita urukundo kuri nge bisa nkaho byamvuyemo kubera ko inshuro nyinshi abantu turakunda, bura nta muntu utagira urukundo raje. Ndabyumva bazakubeshya, ariko ahubwo ikosa riba rimwe iyo urukundo urugize ukarugirira umuntu we ntakwereke rwa rukundo wamugiriye. Ni ahandi usanga umuntu avuga ngo nguriya ngo ni ikihebe ngo nta rukundo. No, uriya muntu aba yarigeze kugira urukundo ariko bitewe n'ibyaruhuriyemo narwo urukundo rugashira. So ngereho urukundo ndacyarufite, ntaho rwagiye kubera ko ndi umuntu wirengagiza byinshi. Nigeze nakundana n'umukobwa no, ntago numvaga nshaka kubivuga ariko reka mbaga story gato. Nigeze wavuze ko uje kugira inama abantu, bishatse kuvuga iki rero? Hari ibyo utagomba gusiga? Oya, ntago nari nashatse kubivuga ariko reka nyine mbasangize kuri aga story ho gato cyane. Niga secondaire urumva ntago maze igihe kinini ndangije tu. Ni gito igihe gishize, ariko nubwo ari gito hari ibintu byinshi nyine bibera ku ishuri, namwe murabizi, namwe mudukurikira. Wenda harimo n'abantu twiza ahantu hamwe cyangwa twiganye bazi izo story. Nigeze niga ku ishuri, ahantu nigaga nkundana n'umukobwa. Umukobwa dukundana twigana, uruzi nyine twigana muri class imwe. Ubu si ibyo bintu birashoboka? Yego, bibaho ngo tunicarana. Cyangwa inka rero
Cyakora aho hantu naho isomo nahakuye nuko naje kwakura isomo ry'uko bakundukize, sinzi niba ariko bajya babivuga, ariko ndabyibuka uwo ni uwa mbere, ndakubwira n'uwa kabiri. Reka manze nkuririmbire. Reka manze nkuririmbire kuko njye ndumva nangaye. Erega wikabya. Oya. Wikabya. None se wari uzi ko sha abantu bakunda umukene bro? Umva nje nyine ibyo bintu na n'ubu ndacyabikurura. Yego. Ariko aho icyo gihe uwo n'umukobwa wa mbere twadukundanye ku icyo kigo n'ubwa mbere nibwo nari nkigeraho, turakundana hahandi usanga wenda mwicarana mwiga mu ishuri rimwe. Yego, ari n'umuswi inyuma yanjye kugira ngo byumve unamukopeza ukamufasha. Ndabyibuka icyo gihe nari mfite mashini, ndi mu bantu bake ku ishuri batunze mashini muri class, kuko ibintu twize bijyananye na mashini. Ugasanga nyine wa mukobwa wenda afite utuntu agukuraho kugira ngo mube muri kumwe. Umukobwa nkamwigisha mukura kuri level imwe ngira indi level mushyiraho, kubera ko twari tumeze neza of course. None wumve ko cya kintu nge nakoraga ntabwo nashyiraga imbere ibintu by'urukundo cyane, ahubwo nashyiraga imbere amasomo. Yego. Nyine nkumva ko nakifuza ko mbese yatsinda, yagira amanota meza, nyine nkuko namwe mwese mwifuriza ibintu byiza abakunzi banyu. Yego. Oya. Reka nkubwire rero, naje kugira agakesi gato. Kameze ute? Waje se narishishaga ibyana. Unumbwira. Ya mashini naje kwitahana, birangira igize akabazo sinayigarura. Ugarutse none uwa peke na mashini. Umwe icyamfashaga nta gihari, cyatumaga uhekenye, cyatumaga mbona ibyo byana binyuzuraho n'uwo twakundanaga turi kumwe. Yego. Icya kabiri nza kubura. Icya mbere ntabwo nari umukire ku ishuri, ntabwo nagiraga amafaranga, nari umuntu uciriritse biri deep, nciriritse cyane. Yego. Wenda ikintu cyamfashaga cyane nuko nari umuyobozi. Urumva nari idage nyine, ubundi uri umuyobozi mu kigo aho waba wiga hose akenshi uri idage kugira ngo ubashe kugendana n'abayobozi. So nari nciriritse rero, ubwo ya mashini nyibuze ikisasha wa mukobwa atangira kujya nca amazi bikambabaza. Noneho still urahara ukuntu umuntu akunda yabura wa muntu yakundaga, activity cyane ibikorwa yakoraga bigasubira inyuma. Niba ugeze mu rukundo icara neza ufata amasomo. Dukomeze duhaye ameza abiri. Oya dukomeze wese nabiri. Oya we ntago ari abiri, dukomeze. Oya se shaha. Nyine urumva. Yego. Natangiye nanjye gukumbura amahoro. Hahandi byaje ngiye ubwanjye ninjye wafashe umwanzuro kumubwira ngo reka tubivemo. Ariko nubwo nafashe uwo mwanzuro nuko n'ubu nabonaga byararangiye, ahubwo ari kwa kundi abatarerura nga kubwiza ukuri. Ubu urimo kurashya imigero uvuga ati wenda azagaruka, ataza kuntanga byibura akankatira kuko waba barakurushaho. Yes, reka bari njye ubikora. So ndabikora. Icyo gihe twari tumaranye umwaka still ko twigaga mu wa gatanu tugiye mu wa gatandatu secondaire. Ndabyibuka neza. Naguciye mu ijambo. Hari umuntu ko ukunda kuvuga ngo ibyo bintu byihorere. Ibyo bintu si ibyanyu. Umva impamvu naho nangiye kumva impamvu iryo jambo rivuga ngo ibyo bintu byihorere. Ngo urugero. Ubuse akana karangije ejo bundi kaba karangije senior 6 cyangwa karangije troncome. Wa undi bateretaraga wa mukobwa ubu baracyavugana kumwe. Yarakavuza ko karondaho gati iki kiginga nyamara ni gihanga. Icyo kintu nanjye naje kugitekerezaho. Ariko buri iyo story nuko naherewe ndakuru ariko siwe uri urenze siyo story. Uri story. Ntarakubwira ukuntu ngewe sheri umukobwa twakundanaga yajyaga aza kumusura ku ishuri, ndi umuyobozi akaba ari nyumwakira hajya no kumumushakira. Reka tubanze turangize iyi ngiyi noneho tuzakora ahubwo party. Okay, ndabyibuka nyine ubwo urumva bitangira gucika gutyo. Hahandi numva ntangiye guta umutwe, hahandi mba ndi muri class nkumva ntago meze neza. Urumva umuntu mwiganaga still ikintu ubwo wenda nahise nkora nimutse intebe. Nimutse intebe. Noneho nari mfite undi myako kandi utoroshye. Umwako rero wari umeze ute? Mwako nari mfite hari umwarimu
watwigishaga yari azi neza ko njye n'uwo mukobwa dukundana. Somo rye ndyumva ibi nyine amasomo narayumvaga pe ntago nari umuswa. Yego. Hanyuma aza kubona ko nasubiye inyuma, akabona ntago nkicara na wa mukobwa nkuko azi byahoze, akabona nyine nta communication hagati yanjye nawe, aza kunyegera ambaza ni cyo kibazo mfite. Twari dufite class ebyiri A na B, biba ngomba ko uwo mwarimu aza kunsaba ngo nimba bishoboka nimuke njye mu yindi class, ariko ndamubwira ati it's okay, ndabyanga ko numvaga n'undi nifuza kujya mbona wa mukobwa even yatamvugisha ariko nkaba mubona tu nkababara nyine bigashira. Ndabyibuka ko nigeze kumara 1 week nta kibazo mfite, njyamye muri dortoir. Yo, ndabyibuka nyine nkumva ntago meze neza. Ari abantu benshi bazi story zanjye barahari. One day hari genza kuzanira umuntu hano akubwiza ukuri, akubwire story. Ewe. Icyo gihe nabaye wanyuma muri midterm. Twe baduhaga bilete kabiri mu gihembwe. Harizo twitaga midterm zo hagati mu gihembwe na bilete nyine z'igihembwe. Icyo gihe muri midterm nabaye wanyuma kubera kudakora ama test. Bayakoraga ubwo ndihe muri dortoir. Iryo ni somo rya mbere nakuye ku mukobwa. Iryo ni still now no kugira ngo byumve turi inshuti, turavugana sometime, ariko mu buzima nyine sinshobora kwibagirwa icyo kintu. Ako ni nk'akantu gato. Urumva twakundanye umwaka umwe, nihuseho gato aki history reka nyiba hariko. Oya, tubwire. After yo mwaka urumva ko nari umuyobozi, haje kuza abana nyine bashyashya, nawe urabyumva. Kintu twari tugiye siziyemo, wari animateri wacu yampuje n'umwana pe, ndamukunda, turakundana. Birashoboka ko ari we mukobwa twarakundanye igihe kinini kuva nabaho. Kuva wabaho n'ubu ngubu? Yego. N'ubu ngubu? Banza unyumve neza, banza umve. Nyine uravuze ngo igihe kinini. Yes, igihe kinini. Na n'ubu ngubu niwe muntu wakunze igihe kinini? Na n'ubu yes. Yeah, okay. Kuko nta wundi ndakunda igihe kingana nk'iki. Yego, komeza tubwire. Urumva umukobwa yaje agiye mu wa 4, ngiye mu wa 6. Still urumva namurushaga imyaka 2. Muri make wari umufinaliste? Yes. Undi we arimo gutangira? Yego. Urumva turakundana umwaka urashira, ndasoza, ndataha njya hanze. Urakomeza? Dukomeza gukundana. Imyaka 2 irarangira, arasoza nawe aza hanze. Mugikundana? Yego. Ukabona bigifite ireme? Yego. Okay. Nakubwira gato. Ntabwo ntekereza ko uko byari bimeze akiri nko ku ishuri, ariko byaje kugenda ageze hanze. Wenda reka nkubwire some moments nk'izo ku ishuri. N'ubundi ku ishuri twarashwanaga nk'ibisanzwe nk'uko abandi bantu bose bakundana bashwana. Yego. Bapfa utuntu turaho tukongera twiyunga. Ejo tugwenda tukahakazamo utuntu twongera twiyunga. Nyine ntago byigeze bijya. Nyine ni life skills ya buri munsi. Ni bya bindi bisanzwe. Ariko nawe ari mu bantu banteye depression icyo gihe ndi ku ishuri. Ase wowe inkundo zawe zose zirimo depression? Biteye ubwoba. Reka mbanze nibwire nk'abantu bankurikiye. Niba uzi ko ukunda cyane, nyine ugira urukundo muri wowe ruri deep, uzababara, uzapfubabaye iteka ryose, uzahora ubabara. Kubera ko abantu benshi nyine iyo ugira urukundo ngo rwishi, igitabo nasomye kivuga ko ubu nafuha cyane. Yego, ariko nge suko byari bimeze. Njewe niyo nafuha, kuri si nta muntu udafuha nshuti yanjye, turafuha twese, ariko nago ingano yuko dufuha nago ingana. Ari uburyo n'uburyo buratandukanye. Nge nshobora gufuha ariko ntubibone, sinanabikubwire, nkabigumana mu mutima wanjye. Ariko umukunzi wagomba arabimenya. Kimwe rero mu byajyaga biba, uwo wa kabiri uwo nyine still twakundagiye kinini, we twarakundanye man, shiri wakajyaza kumusura, ukamuhereza karibu, nkamwakira kuko still nari umuyobozi, nkamwakira, nkamubaza uje kureba, ndakambwira welcome my brother, narangiza nkagira gute, nkamutumaho umuntu avuga ati baje kugusura, akaza. Sinzabyibagirwa, ni moment nyinshi ari mu bantu. Njewe Raji ntago nari umuswa, kuko amanota nabonye wenda nko ku diploma, amanota nabonye ntago ajyanye nuko ngiye ubwanye nifuza kuyabona, ariko ntekereza ko
yaba ari mu bantu batumye ngira amanota make. Wenda umuntu ashobora kubyiba avuga ati wari idage wari umukaritasi uri ikibwa. Ntago ari ububwa, ntago ari ububwa. Nimba uzi ko nawe ugira urukundo, urabizi neza ko umuntu mukundana n'inzu wayiterura yiwanyu atari niyawe, ukagira gute kayimuhereza ukabura hiye nyine. nuko urukundo rumera. So nje mane nyine muri ibyo bihe nakoze, nje nakoraga icyo ngomba gukora kugira ngo yishime, naba nkiri ku ishuri naba ntari ku ishuri. Abantu benshi, abantu twiganye bo barabizi inshwi mana naba ndi ku ishuri naba nahari ngakora igishoboka cyose cyane. Uri mu bantu bizera mu rukundo? Sometime. Oya, wivuga sometime. Then mu gihe cyashize, yes, sometime twumvishe ko nje ntago nanone nje nizera mu rukundo. Impamvu ya mbere nizera mu rukundo, nanjye hari abantu bangira urukundo still nyine, cyangwa se icyizere muri make. Nje rero ngira icyizere cyane, nkunda kwizera umuntu barampemukira benshi, ariko byibura mbaye icyizere kuko nanjye hari abantu bakimpa kandi batari bake, bandusha amafaranga, bandusha imitungo, bandusha buri byose, ariko bakangira icyo cyizere. So niyo mpamvu rero nanjye ngira icyizere cyanjye muri njye, nkagira n'urukundo ruri hejuru. Even n'umutima wo gufasha ababizi barabizi, nta nyine biragoye ko uko byagenda kose ndagerageza. So rero uwo mukobwa dusa nkaho haje gusinziramo, urumva avuye ku ishuri yahise agenda. Ni wa muntu nundi tutabonanaga, ariko twavuganaga tutabonana kenshi. Hari akarimbo kavuga nubwo ndi mu marira gusa. Iyo ndirimbo ariko buriya ndimo ntago we yaremewe mwa. Nashatse kuza kuyivugaho nyine iyo ndirimbo ndayikunda. Ari muhanzi Kid se we yaremeye ndirimbo. Ndayikunda pe. Kwimana wenda mfite umushuti wanjye bita Dave, harimo abantu bamuzi. Barabizi ko iyo ndirimbo nyumva kenshi. Arabizi ko nyumva kenshi. Bayita I love you. Iyo ndirimbo yangeze ku mutima, sibyo? Yego. Ndayikunda nyine by'indani kubera amagambo arimo, n'abantu mutarayumva mwagize urukundo rwo ku ishuri, muzagende muyumve, muzambwira utuntu turimo. Ngo sinigaga imibare, nigaga sheri wanjye izi weekend ariko ye wabone ko nduwa danje, nsanze yarabonye undi, napfa ndigaragu nakundi, sindakira sindabona undo nkunda nkaho, nyuma y'ishuri numvaga dukomeza, ndamushaka ndamubura ariko bivuna umutima, sinigeze mbona undi wamusimbura, umagana yamporaga inyuma, ariko nta nubwo mbyicuza, nta nundi nifuza. Reka rero mubwire tukiri aho, wowe urabyicuza? Njyewe 100% wicuza ibyo bintu. Ntabwo mbyicuza. Indirimbo niyo mpamvu mbwira ngo umuntu wayikoze wajya yarebaga mu mutima wawe mwa. Yego, kubera ko n'ubundi kuri ntuze iravuga ngo nubwo ndi mu marira gusa I love you, nubwo nimbidashira gusa I love you, ujya wibuka y'amajoro ucumbwira I love you, aho urigira ikigongwe kuko ndagukunda. So ngahe nguko rero, reka nkwereke Justin, njyewe rwose bitewe n'iyo ndirimbo reka dusoze ikiganiro tuzakure part 2 kuko ntabwo byarangira. Abantu benshi harimo n'abantu babonye indirimbo yanjye, sibyo? Buranje nanjye sometime njya mvuga reka nkore indirimbo, ariko ku bantu bumva indirimbo bumvise nk'indirimbo yanjye umutima ya mbere, hari nini ngiye kubasora yitwa Toxic. Njyewe nagize akantu harya umutima yari korabo. Yes, yari korabo na Juru. Yego. Ni indirimbo ngiye ziba zindimo still. Nkuko iyo ngiye kubasora yitwa Toxic, ubu nariye wangu nashyira akantu gato cyane, ariko mpita mvuga nti reka ndeke nubwo uri mu bwami bwawe, ariko ndakuyoboye ubu. Yes, muzayumva. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ijyanye n'amarangamutima ndimo ubu ngubu, kuko nubwo still wenda nk'ubu nta ndidekaraye, nta shiringira kano kanya mvuga ngo turi muri relation. Ubaga kanya ni single force, ni single harya ki?
single and such. Yes. Okay. Ubwo rero ari dekaraye. Ndi dekaraye ariko nubwo nta sheri mfite umuntu nkunda. Cyo kintu sinzi niba muri kucyumva. Nta sheri mfite ariko mfite umuntu nkunda. Njye rero dore ikintu tuzapfa. Reka nkubwire ikintu tuzapfa. Banza umuntu nkunda nyine. Njye nkunda mama. Urakoze. Nicyo kibazo nashaka kubaza. Reka rero tubashimire mwe mudukurikiye 5/5 nk'ibisanzwe rero nari ndi kumwe na Juste channel yacu Talks. Yego. Ari kumwe na Juste kuri Juste Talks. Murakoze cyane rero ikiganiro cyacu nakagaruka. Salam shalom.